ndatekereza ko meze neza kandi muri amahoro. Aba Brashari mwese ahantu muherereye hose, abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, majyaruguru, aba diaspora, abari mu mujyi wa Kigali mwe tubana buri munsi, ndabashimiye. Mwarambasabira umugisha n'amahirwe ngo bibane namwe kuko muri aba Brashari, kuko mwakoze icyo mwagomba gukora mukaza kuri Brashari TV. Mwibisanze ku mikoro ni Brashari nigena Emmanuel. Uwo ni wenge. We bakwita dukurikiye Brashari TV, aka kayi kugiye kubona imodoka nziza y'agatangaza iri mu bwoko bw'amavatiri automatique, imodoka idahinduye, imodoka y'agatangaza, imodoka izahora mu nteke zawe. Iyi modoka ni nziza muvandimwe wanjye, inshuti magara. Niba ushaka imodoka izakugira akamaro, imodoka itazagusaza, imodoka izahora mu nteke zawe, imodoka uzagura warangiza ukavuga ati Brashari TV warakoze. Iyi modoka ntize kuba yagucika, iri ku giciro kiri hasi cyane, irashaka amafaranga ku buryo bwihuse cyane. Tugendane, ndaza kukwereka ubwiza bw'iyi modoka, ndaza kukwereka imbere, turaza kujya muri moteri, turaza kujya muri salo yayo, ndaza kwereka buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo iyi modoka uze ko wayigura, hanyuma umutima wawe utuze utekane neza cyane. Dutangira ndabanza nkwinjize muri salo y'iyi modoka, ubanze uyitegereze, urebe ubwiza bw'iyi modoka. Niba ushaka imodoka itazagusaza, iyi modoka ntize kuba yagucika. Hari igihe ugura imodoka ikagenda ikuzimiraho mu nzira gato gato, gake gake, hanyuma ukicuza icyatumye ugura iyo modoka. Iyi modoka rero ntabwo uri buze kuba wakwicuza, kuko iyi modoka ni nshya n'ubushyashya bwayo, sibyo? Aba Brashari mumeze mute? Dutangira neza cyane, turaza kujya tubanze turebe ibyangombwa byayo, hanyuma urebe ubwiza bw'iyi modoka, hanyuma n'ufite gahunda yo kugura imodoka nziza y'ivatiri nziza, iyi modoka ntize kuba yagucika. Kuri kati jone, umwaka wayo ni 1998, ikaba yarasohotse ku itariki enye z'ukwezi, ikaba ego yasohotse. Ubwo navuga ngo iki, ni ukuvuga ngo wenda igihe habayeho ihinduranya cyangwa mitasiyo, ni tariki enye z'ukwezi kwa munani muri mwaka wa 2025. Bivuze ngo rero iyi modoka ni nziza, ifite ibyangombwa byose, ifite controle na assurance, bizarangira umwaka utaha wa 2026 mu kwezi kwa kangahe, katubanze turebe ariko igihe bizarangira. Umwaka utaha tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2023, nibwo controle izarangira na assurance nayo irahari. Iyi modoka ntize kuba yagucika. Niba ushaka imodoka nziza izakugira akamaro, reba imodoka, dorutu modoka, yirebe neza uyitegereze, kuko iyi modoka ni nshya n'ubushyashya bwayo. Ariko bivuga ngo Brashari TV ngura kabyanga icyakubwira ngo ubundi ngo izi modoka ngo ubundi ngo uzigura ngahe, urumva ngo oya, reka nkubwire nta kabya guhare. Iyi modoka irashaka amafaranga make cyane. Ndaza kubwira igiciro cy'iyi modoka, ndabizi ko uhita ufata umwanzuro wo kubikuza, wo kujya muri banke ukabikuza, hanyuma ukaza kugura kano kamodoka. Ni keza cyane. Reka mbanze nkomeze ngene nkwereke, urebe n'ahangaha. Urabona n'ahangaha ukuntu gafite salo nziza, urabona ko ni akamodoka nyine kakira abantu batanu. Urayibona neza, yitegereze. Ariko iyi modoka ko uravuga ko ishaka amafaranga make, irashaka amafaranga make cyane, make cyane. Abemera ko Brashari TV ari imwe rukube kuri uyu mugabane, vugira ngo Brashari TV hejuru, ubundi tugendane, ubundi hanyuma nkwereke iyi modoka. Turaza kujya hose muri butu, ndafungura hano muri butu, tujye muri moteri, hanyuma nkwereke ubwiza bw'iyi modoka, hanyuma ubundi tugendane. Urayibona neza ko na hano harasa neza, urayibona do, ifite ubwiza budasanzwe do, urayibona, reba, urabona ko iyo uyicayemo uyicamo ukavuga ati nicaye mu ivatiri nziza, ukavuga ati iyi modoka nanjye nayigura. Ariko kinakubwira ngo iyi modoka ishaka amafaranga make, umva ku mafaranga ishaka. Iyi modoka irashaka amafaranga 6,000,000 z'amanyarwanda. Ibaze 6,000,000 z'amanyarwanda. No katura turakatura, no gukopa turagukopa. Niba ushaka iyi modoka ukawumva wayikunze cyane, mamagara kuri 0788 49 74
2023. Nizo nimero ubona ku screen ya Brashari TV. Niba ushaka imodoka nziza itazagutesha umutwe, imodoka izakugira akamaro, imodoka nziza, iyi modoka yafashwe neza cyane. Reba aba Brashari mumeze mute? Hari aba Brashari mbana narahaye imodoka, abari mu burengerazuba, abari mu majyepfo, abantu bari mu karere ka Karongi, abantu bari mu karere ahantu bari Nyagatare, Kayonza, abantu bari mu karere ka Kirehe ku mupaka, abantu bari mu karere ka Rulindo, Musanze. Mumeze mute? Ijwi riraturika. Ndabizi ko mumeze neza, ariko se imodoka nabahaye mwazifashe neza? Mwazifashe neza? Brashari TV murayumva neza, murayifiringa neza, mukumva birimo tayare, mukumva neza, akazi gatunganya neza. Brashari TV ubu wumva uri kuyikura neza, ubu wumva umeze neza. Tanga komande, mpamagara niba ufite imodoka ugurisha, kuko nta handi hantu uzagurishiriza imodoka ku buryo bwihuse cyane. Umpamagara umbwira ati Brashari ndashaka imodoka iteye muri ubu bwoko, ndashaka Karina E, ndashaka Dina, ndashaka Letisi, ndashaka Yero Sedani, ndashaka Lava4. Mfite aya mafaranga, nateguye aya mafaranga. Wateguye angahe? Wateguye miliyoni 2 se? Wateguye 5, 10, 15, 3, 4, wateguye miliyoni 2. Nkwibutsa ko guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamuraho gato cyane ubasha ko wabona imodoka nziza kuri Brashari TV, imodoka itazagusaza. Nkwibutsa ko kandi kenshi nta gicucu gitunga miliyoni. Ariko bavuga ngo Brashari gusa miliyoni ngo yagura ikinga amafaranga atagura igare. Yongere gake urebe kuntu tubigenza cyane. Yagura iki miliyoni? Nta gicucu gitunga miliyoni. Twikomereza tujya muri moteri, hanyuma mbanza nkwereke muri moteri hayo kuntu hameze. Ubanza urebe, turebe kuntu hameze niba nta kajagari afite. Ikindi turaza kwatsa, turaza kuyitwara, hanyuma turebe ibyari byo. Tubanza turebe ibyari byo, turebe ko iyi modoka igomba. Reba kuntu noneho isi, urabibona nk'ahanga ugomba guhera ahanga. Urabona ntiyaguye, ntiyahirimye, urabibona neza cyane. Hano hantu kuntu hameze haracyasa neza. Hano inkingi zimeze neza, ntiyaguye, ntiyahirimye, nta n'ahantu bigize bayigonga na hato. Urabibona neza cyane kuntu hano hameze, nta hantu bigize bayigonga na gato. Urabona ko ikindi irimo ya moteri nziza itanywa. Urumva 4A, urayibona irasa neza. Urabona kuntu hano hantu hose habasa. Ni ukuvuga ngo iyi modoka ntabwo ishobora kuba yagira gute, yajya gute, yagusaza. Urabona ko ibintu biba biri ku murongo neza cyane. Urayibona ibintu biba biri ku murongo. Mba ngomba kugucekingira nkamenya ngo ese iyi modoka nguhaye ntizagutesha umutwe. Iyi modoka ni nziza, ni nzima, iri ku rwego rw'umu Brashari. Kuko aba Brashari muba muri inshuti zanjye, muba muri inshuti magara, muba muri inshuti magara. Rero byambabaza bikantera agahinda nguhaye imodoka yarangiza ikazajya gute, ikazagutesha umutwe. Tujya kujya muri butu, hanyuma urebe muri butu, hanyuma uze ko wafata umwanzuro. Duhereze konaki, hanyuma turebe kuntu byifashe ahangaha, turebe niba nta kajagari ifite. Nidusanga ifite akajagari namwe muramubibona, kuko iby'imodoka murabizi, mubizi kundusha. Ndabizi mwatunze imodoka kera cyane, mwatunze imodoka kera. Iby'imodoka murabizi. Urabona kuntu hano hameze, urabona ko irasa neza cyane. Yireba, urabona kuntu hano hasa ibikoresho byose birimo, kijyanye n'amajeke, amasupari byose. Urabona biracyarimo byose. Ni nshyashya. Urabibona ko bari ibintu bimeze. Noneho urabona ko n'ipine rya reserve naryo nabyo urabona ko biba ari ibintu bishyashya cyane. Urabona ibintu byose by'imodoka biba biri ku murongo. Uri kubyumva? Hanyuma turaza gutwara muri imodoka, hanyuma turebe ibyari byo, uze kumva neza, ufata umwanzuro wo kugura iyi modoka wamaze kwishima. Imodoka nk'iyi hari ahandi hantu wigize uyibona? Wigize ubona imodoka nziza nk'iyi ishaka amafaranga miliyoni 6 z'amanyarwanda? Nuvuga ngo miliyoni 6 z'amanyarwanda uraza kubasha kwegukana iyi modoka nziza. Uratinda urataka, uratinda iragucika. Ndabizi ko washatse imodoka kera cyane, ariko wayibuze Brashari itaraza. Kuko aka kanya Brashari TV ni igisubizo kuri wowe, ndetse ni n'igisubizo ku muryango wawe. Ndagushimiye twabanye kuri Brashari TV, turi gutereka iyi modoka y'agatangaza, imodoka nziza zahora mu ntekerezo zawe. Wowe twabanye uri nshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe.
subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajye nteka ku isoko zose uzajye uzibona ku gihe. Aka ni kakazi k'umuturika dufite muri mwaka 2025. Ibisanzwe kuri micro ni Brashale nigena Emmanuel, tuzasira utatu turi gutereka izindi modoka ku isoko. Uri nshuti magara aho kura Imana izajye igukubira. See you, bye bye, bye bye.